reka tuguhe ikaze Mustafa. Ubu tuvugana uri mu karere ka Rulindo, impanuka y'umugeni bivugwa ko yabaye, ni impanuka imeze ite? Ni byakoze cyane Peter, ni impanuka yabereye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Tumba. Aha imodoka ya taxi hiyasi yari itwaye abageni bari bagiye gusezerana kuri kiliziya ya Rulindo. Iyi modoka rero yaje kumanuka ku musozi wa Rukoro uri mu murenge wa Tumba mu karere ka Rulindo, hanyuma iza kuza kuba amakuru nanjye nagiye menya ishaka kuba ari ikibazo cya feri cyabayeho, hanyuma iyi modoka iza gukora agisida. Kugeza amagingo angaya umugeni we tari yahise yitaba Imana, abakora ko n'umutwaje kuza kuba rwose imodoka iwukata. Hanyuma abandi bantu bagera ku 9 bakomeretse Peter, hanyuma kandi kuri ubu ngubu muri abo bantu 9 bakomeretse bavuga ko n'umusore yaguye muri koma, kuko bikimara kuba rwose ngo nawe yahise agwa muri koma aho ngaho. Ubwo ayo niyo makuru twabashije kumenya natwe yabereye aha ngaha i Tumba mu karere ka Rulindo. Ni impanuka yabaye hagana mu masanga yewe ugereranyije? Ugereranyije impanuka yabaye hagati ya 3 na 4 zo muri kino gitondo, kuko urumva ni nabwo abageni kenshi na kenshi baba bari kwitegura kuherekeza kuri kiliziya zitandukanye iyo bafite amakwe kugira ngo basezerane imbere y'Imana. Urumva ko rero ni hagati ya 3 ndetse na 4 nibwo impanuka yaje kuba rwose bikiri mu gitondo. Abo bageni bose nabo mu karere ka Rulindo ku makuru wenda uri aho ngaho wakuruye? Amakuru nakuruye nabashije kumenya nuko aba bageni bose baraho mu karere ka Rulindo. Ndetse bikavuga ko bishoboka ko n'umusore yakoraga mu nzego z'umutekano. Nibyo Mustafa nk'uko bivuga ku nkuru umuseke wahise wandika. Iravuga ko ari impanuka yabaye kuri wa gatandatu, ariko mu by'ukuri ni n'amakuru umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Tumba Bwana Dusabe Ale yatangarije umuseke yemeza ko iyo mpanuka yabaye. Umuseke wahise unavugisha umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda, Superintendent of Police Emmanuel Kayigi, yemerera umuseke ko iriya mpanuka yabereye ahitwa Gashoro, aho umushoferi yananiwe gukata imodoka kubera umuvuduko yari iriho. Imodoka ikubita umukingo igusha urubavu. Umuvugizi wa polisi yahise avuga ko hapfuyemo umuntu umwe, hakomereka abandi bantu 9, cyakora byoroshye bamwe bajya kuvurizwa ku bitaro bya Nemba, ubwo biri mu murenge wa Nemba mu karere ka Burera, abandi bajyana ku kigo nderabuzima cya Tumba. Uyu muvugizi akavuga ko hari icyizere ko abagiye kwa muganga bitabwaho bagataha. Urebe Peter ukuntu n'imodoka n'uburyo yaguyemo, wenda ku mafoto ndetse twagiye tubona natwe, bigaragara ko uburyo yaguyemo ni Imana yahabaye pe. Imana yahabaye kuko isomo yahise ko rodire imanura amazi, ukabona ko yari impanuka ikomeye cyane. Mustafa, reka ngushimire. Abakurikiye Rwanda Info dukomeza kugenda tubagezaho amakuru mu buryo bwihariye. N'andi makuru twaza kumenya amashya kuri iyi ngingo twaza kuyasangiza abanyarwanda muri rusange. Urakoze cyane.